Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari amahoro kuri wakoze subscribe kuri OMT 40. Bigoreye Olivier Media TV. Olivier Media TV 40. Mumeze gute se? Sawa ndashima Imana bro. Abantu bawe ikaze. Yes, abantu mwese mwako subscribe kuri OMT 40. Of course ni Olivier Nshimiyimana Wansori wambaraga manza kwiteme kidegana macyaba jaje rya mwendo shami ry'ikivura itavogerwa. Nize ko meze neza rero kuri wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, it's your time kugira ngo uyikore kuko ntekeza ko nta kintu cyinshi bigusaba, ahubwo no kugira ngo twese duterane inkunga mu buzima bw'ino minsi turimo kugira ngo turebe yuko ejo n'ejo bundi natwe twazazibyaza umusaruro. Olivier udufitiye iki no munsi rero? Uyu munsi uko tubizi nyine iyi channel cyangwa se content yacu yitwa The Comment. The Comment ni ngo ni inkuru ziba ziri kugenda zicaracara kuri no mihanda, haba muri showbiz, haba muri politike cyangwa se no mu muco cyangwa no muri sport nandi hose nyine of course. Urumva rero twebwe ni bari kumwe n'umujama wanjye ahangaha tugenda duteraho comment ku nkuru ziba zigenda zicaracara tuzisoma ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mutagira ngo twebwe twaje guhimba nibihimbano turi guhimba kuko hari biba byanditswe byemewe n'amategeko. Niyo mpamvu rero tuzajya tubicisha ahangaha tukayibabwira namwe mukabimenya, kuko ushobora kuba utabona umwanya wo kujya gusoma ku Gihe cyangwa kuri Kigali Today cyangwa ku Museke cyangwa utabona n'umwanya wo kujya ukumva radio kubera uba wibire muri business, ariko ukaba wifite telefone yawe ngaho ya smartphone kandi uba no kuri YouTube, ukaba nta kibazo rwose ushobora kwirebera amakuru asanzwe. Aka kanya rero ntekereza ko hari inkuru iri wicaracara ubwo hari ya Washington cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho madamu wa Donald Trump yari yatumiye abadamu bo muri Afurika ndetse nibwo Tamasimbi kugira ngo bajye kuganira ku mibereho y'abana, imibereho myiza y'abana. Bikaba byaravuzwe yuko ngo u Rwanda ngo bari bagiye ngo kumwica, ari byo bigenda bihiswa nyine nk'uko Patrick Muya yabivuze mu itangazamakuru. Bari bagiye kwica ngo bari bagiye ngo kwica ngo uriya mugore mugore wa Tshisekedi. Mugore wa Tshisekedi ahari Washington. Kuko inkuru dukesha Igihe sinzi niwe wayibonye se nawe? Nayibonye ariko ntabwo nayitayeho kuyisoma kubera ko politiki ntabwo nkunda kuyisoma. Ntabwo nabyitayeho, reka mbacishirizemo wenda mbacishirizemo muri make nta ribi nta mutima mubi, reka mbabwire uko byagenze. Ubundi umutwe wayo uravuga ngo u Rwanda rwamaganye ibinyoma by'uko rwashatse kwica umugore wa Tshisekedi. Ambasaderi y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ibinyoma by'uko abo mu nzego z'umutekano b'u Rwanda bashatse kwica umugore wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe bita Denise Nyakeru Tshisekedi, wari ucumbitse muri hoteli yo muri Amerika. Ni itangazo ryashyizwe hanze na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 25 Werurwe. Ntekereza ko uyu munsi se n'uyu munsi kuwa gatatu. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umwe mu itsinda ry'abashinzwe umutekano w'u Rwanda utari ufite intwaro yahuriye n'abashinzwe umutekano bo mu itsinda ry'abo muri RDC mu kirambi cya hoteli y'i Washington DC cyemerewe kugendwamo n'abashyitsi bose. Urumva n'abashinzwe kurinda umutekano w'umudamu wa Perezida Tshisekedi. None ariko bo bahise bavuga ngo babonye ngo n'abashinzwe ngo n'inzego z'umutekano ngo igihugu cy'u Rwanda ngo nabo bahari, kandi nta gihamya yuko aribo bari bahari. Byarangiye kuko yanavuze ngo byo byatangajwe ariko na ambasade y'u Rwanda
iri kugira ngo nyine ice amazimwe ivuga yuko ibyo bakoze ishyireho umucyo muri ibyo ngibyo bavuze. Yavuze ko impamvu uwo ishinzwe umutekano yahuye n'abo muri DRC ni uko yaba itsinda ry'u Rwanda n'iryo muri Congo yari icumbitse muri hoteli imwe, bose bari bacumbitse muri hoteli imwe. Uwo amazina yose yari acumbitse muri hoteli imwe. Noneho uwo munyarwanda yangiwe gukoresha esanseri, yari umunyarwanda nawe uri muri hoteli imwe irimo wa mugore wa Denise Kisekedi, ariko bo bakavuga ati se ku hoteli atayifashe yose gute yumva ko nta wundi muntu wayijyamo, by'umwihariko ari n'umunyarwanda cyane. Uwo munyarwanda akaba yangiye kwinjira rero mwaho ngaho, bakanga yuko byanze yuko yinjira muri esanseri. Iti ni ibintu bidakwiye ndetse bikaba imyitwarire idahwitse yagaragarijwe ahantu buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha. Cyakora ikibazo hari ababujijwe uburenganzira bwabo, babujije kujya muri esanseri. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwanyomoje ayo makuru, u Rwanda ruri kunyomoza ayo makuru. Yego. Ariko ubona ibinyoma biterwa n'iki? Kongo ikunda kubeshyira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ahubwo njyewe mbamona hari igihe hazaba umwana murizwa udakurwa urutozi. Hari igihe bazajya bakomeza kwitatsa akantu kose bitatsa bashyira ku Rwanda, rimwe amahanga ntazongere kubumva. Kuko nahise ubwo ngubwo koko uwo mubyeyi, uwo mudamu wa Kisekedi arumva babaga bajya kumushaka iki? Ko ari abanyarwanda nabo bari bibereye muri gahunda zabo. Ese aho kugira ngo bajye kumwicira muri Amerika ntibamwicira Kinshasa. Siho hafi kurusha kuba bajya Washington. Nimba ari abanyarwanda bari bibereye muri gahunda zabo, bakaba bari kandi hoteli ikaba atari y'umugabo we, kandi bakaba bategeze bavuga ngo twayifashe yose, gute se ubwo ngubwo bagombaga kumwibasira. Sibyo ko nyine babishyizeho umucyo. Ambasade y'u Rwanda yakomeje iti nubwo habaye bushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryatuje rigaragaza ubunyamwuga nk'uko bihorana ibihe byose, ryirinda amakimbirane ayo ariyo yose yashoboraga kuvuka. Bo bagaragaje nyine ya disipurine ituranga nk'abanyarwanda, barabanga kugira icyo bakora, barabihorera. Habaye ikintu cy'ubushotoranyi, ni ugushaka gushotorana, gukomeza kugira ngo bakomeze bagenda begeka ibibazo ku gihugu cy'u Rwanda kandi nta gihamya bafite. Ibyo rikaba ari itangazo rishyizwe hanze nyuma y'ibinyoma by'abanyekongo n'abatifuriza neza u Rwanda, bivuga ko inzego z'umutekano zarwo zari zigamije kugirira nabi umugore wa perezida wa Kongo Denise ngo ni Nyakeru Kisekedi wari ucumbitse muri iyo hoteli. Ambasade y'u Rwanda muri Amerika yakomeje ivuga ko nubwo byagenze gutyo bitabujije abantu barimo n'umuvugizi wa RDC gusakaza ibinyoma ku byabaye mu kiganiro n'itangazamakuru yakoze mu ijoro ryashize. We yagize ati ibi binyoma biteye isoni, bikwiye kwirengagizwa ndetse bikanangwa. Uwo ni ambasaderi w'u Rwanda rukivuga n'ubundi. Umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe nawe yagarutse kuri ibi binyoma, asubiza uwabikwirakwizaga ko gutekereza ibyo ari ubugoryi. Ati ninde ujya kwica afite imodoka ya ambasade, muri gushaka kwibonekeza mwifashishije imitwe y'inkuru itagize icyo ivuze. Hoteli yagenewe buri wese keretse iyo yafashwe yose. Kitari yafashwe yose nyine. Reka tuve naho ngaho. Hari n'ibindi bintu bimaze iminsi bikwirakwira bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Urabizi ko ino channel yacu ari ukuzajya tunyuzaho ibintu bigenda bivugwa kabisa. Ikipe ya Rayon Sport bivuga ko yateye mpaga ikipe ya Gasogi United. Yasaga ubundi ni saga imeze ute dusoza. Yarayiteye rwose kuko ariko byaje kugaragara yuko Kenisi ngo
Idano nabyumvise kuri SKFM na amini kuri BNB bavuga yuko Kenisi nawe byarangiye abonye ingingo imurengera ngo byarangiye abonye ingingo imurengera nubwo Rayon Sport yamutemaga kamuteramaga kuko we yavugaga yuko kuri management y'ibyo yakoze y'ubuzima bujyanye na equipe ye ntago umukinnyi ari kuba yari saa 5 ngo bajye kumukinisha saa 4 z'ijoro yego yari yiteguye ko we yakina saa 9 yiteguye yuko yakina saa 9 n'ifunguro yashizemo ari buri managing arakarigeza mu kibuga ayo masaha Ega na psychologically y'umukinnyi wamubwiye ko ari kuri Kigali Pele ukamujyana ku mahoro arangirika kubimwumvisha nanone so nukuvuga ngo ariko se ikintu nagira ngo mbaze aho umupira wacu ugeze hakaba habaho ikintu cy'ikimwaro nka kiri ku ikipe yo mu cyiciro cya mbere iterwa mpaga nta nine urumva ngo ikipe ijya ku kibuga ntiza urumva we baravuga ibyo nibyo bintu byo muri secteur ibyo byakabaye bikwiriye ntago byakabaye bikwiye kuko n'amafaranga ngo Kenisi yakaga ngo kugira ngo ibyo byose bikunde ngo ni miliyoni ngo 2 miliyoni imare 2 n'igice nimare 3 hafi aho ngaho ariko abahanga bavuga Kenisi we avuga yuko we ngo atabimenyeshejwe yabwiye noza Rwanda Premier League nimba ayo maletre bamwandikiye koko hari bakwiye kuyashyira muri media nkuko ibintu byamaze kujya muri media kandi we avuga yuko ikibazo cyo we yavuze yuko ngo yavuganye na Budara Murenzi nyine perezida w'inzu bacyuho muri Sport ngamubwira yuko ayo mafaranga miliyoni 7,500 ira kipe iri nangayo yo muri Sudani izamuha nawe ngo agomba kumuha miliyoni 2 kugira ngo nawe abashe kuba yamanaginga amafaranga ye abashe kuba yagura nayo mafunguro yakwishyura n'ubundi buryamo bw'abakinnyi be ngo ayamwimye rero ngo biba ngombwa ko atagera ku kibuga Kenisi amafaranga basi yabikora basi akazajyana ikirego nyuma ese uko byarangiye bayamuciye ntazayatanga ubu se nk'iyo biba ngombwa nyakubahwa perezida wa repubulika akavuga ati maze igihe ntagera kuri stade ngo ndebe imikino y'ino ahangaha kumva ko nyine hari n'indi match yari yabaye nyine iri ya kipe yo muri Sudani yavuga ati reka njye kureba bano bashyitsi bacu bari mu Rwanda imikinire yabo mitemfatiraho ndebe na Rayon Sport akabona Gasogi ntisha byari cy'ikimwaro reka tubirekere amategeko so rero bakunzi bacu reka mbibutse mwibuke mukore subscribe share like ndetse na comment muvuge ati hakiyongeramo ibi byagenda ukunguko kuko ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye cyane ibitekerezo byawo ni inyunganizi rwose so rero nari Nyanja Maro Mr. Puna ndi kumwe na Olivier Wansore wambaraga mbanda kwiteme kidegana mu cyabo Jaje rya Mwendo shami ry'ikivu ritavogerwa wowe kora subscribe kuri OMT40 kore share comment na like nta kibazo nta mutima mubi thank you